Bon shutiro mudukurikiranye mwari musanzwe muzi yuko muri iyi minsi tugenda tubagezaho ibiganiro ariko uyu munsi nyine twabonye umugabo witwa re mu nshuti wanyu Ntigurirwa mugabo nake. witwa Ntigurirwa mugabo nake uturaherera hehe Mu mudugudu wa Kagasa, umurenge wa Mugina. umurenge wa Mugina akagari ni Mugina. Bon Ntigurirwa ndabona rero ufite inzoka ubona ko abantu bose bari kugenda bakugendaho muri make y'abantu bagutangariye iyi nzoka sundi uyivanye hehe Nyivanye mu mashyamba ariko ndazoroye. urazoroye ubu se mu rugo bita nk'inzoka zingahe Ndumva hari 9. inzoka 9 ubu rero abantu wenda bashobora kubona Ntigurirwa afite inzoka igenda cyangwa bakagira ngo ntabwo ari nzima ubundi iyo nzoka ni nzima cyangwa yarapfuye Ya ni nzima urabona ko rwose nuko bayireba urabona ko ari nzima ni nzima ndabona ntabwo ngenda n'ibyapfuye ni nzima ugenda n'inzoka nzima none se muri rusange kuyigendana igufasha iki nk'ubu kuba wayigendana nk'uyu munsi kumfasha kuba nakavura abantu nkajya kuyikura mu rugo ngo uwo muntu yibe yamuteye nkamuvura cyangwa nkayimukurira mu nzu nta kindi kintu mba ngamije ni ukuvuga ngo nk'ubu ngubu umuntu yarumwe n'inzoka iyo ari yo yose ushobora kugenda ukamuha yaba impiri yaba inshira nta kibazo mba afite abese iyi ngiyi ufite yo iri mu buhe bwoko bw'inzoka iyi nzoka ni inshira iyi ni inzoka y'inshira ariko y'ingabo ufite n'iy'ingoro ariko mu mufuka wawe oya hano mu mufuka nta yindi irimo inzoka ziri mu rugo inzoka ziri mu rugo wavuze ko waba ufite nk'inzoka 9 inzoka 9 ni nyinshi izo zose se n'ubwoko bumwe cyangwa bugiye butandukanye zigiye zitandukanye harimo incarwatsi ifuha imbarabara hakabamo n'impiri imwe ugatinyuka Ntigurirwa afata impiri ukayijyana iwawe mu kabana ariko ibi bintu bimaranye nk'igihe kingana iki muri rusange imyaka 15 imyaka 15 none se uvuka hari igihe umuntu avuga ati twebwe wenda ni ibintu byo mu muryango ni ababyeyi babidusigiye cyangwa se nta hantu wera twajyaho nk'abadutembera ni imiti wishakiye iyi miti se mu Rwanda irahaba ku buryo n'abandi bose nanjye n'uwayishaka nayifasha ntarebe niwo nshatse wese muha umuti ariko akama ku gafaranga nanjye akabona gahunda mbafite akaguha ku gafaranga abantu bavuze ngo baguhaye ibiceri mu mufuka wujuje ibiceri se byavuye abantu bavuze ngo kuyireba ukora Ntigurirwa afite inzoka ni uko mbese wagera yitemberana abashaka bose bakamuha ibiceri uzigaburira iki se muri rusange zirya indagara ubundi ugakubita nk'igiceri ukagikubita mu mugongo cyangwa imbeba ukayihama inshira iriyicira uyiciye ntabwo irya ariko impiri yo uyigaburira ibisanzwe bino by'indagara ni ibindi bigendanye no kuvuga ngo uyishyira mu itaka ubundi kihigira impiri kuko ifite ifeza yayo uyishyira mu ntuza mu butaka impiri kihigira reba ndabona ukuntu kuzamuka wagira ngo muraziranye nubwo ibi by'aka kamwanya iba yarangije kumenyera mbese ubu ngubu wari uyifite uyikuye wivanye mu rugo wivanye ku gasozi kandi guhinga mu gishanga iza gutya izihirima mu mazi mitanyifata uhita uyifata ni ukuvuga ngo aho mwahura n'inzoka ariho hose ni ugufata we nta n'ikindi kintu haba hehe ngende nk'umusirikare uri nk'umusirikare ahubwo urenze umusirikare waba uri umusirikare se wafashe inzoka ugenda n'intuza ngo harya ngo bayitingiye iyi ngiyi ni inshira ugenda n'inshira mu izosi nk'urunigi niko sa n'ushyira inzoka yawe hasi n'abantu barebe wenda bakureba batazagira ngo wenda ngo ntabwo ari nzira nta kibazo shyira hasi itembere rwose abantu bayibona itembere ahubwo se ubu ngubu ntishobora kurya umuntu ntabwo ijya yanduranya ko ndebe bayifora nk'aho ishaka kukurya niyo yakwifora nta kintu iba ari bwangire rwose uranayiteye kuti nyabone kutigenda ko ndebe uyinyerekezaho mbera ko ndebe uyinyegerezaho cyane uragira ngo isamure niko Ntigurirwa ubu se iyi ko numva abantu bari ahangaha batarimo babaza ibibazo Ntigurirwa ngo dukore ikiganiro kirambuye ubu wavuze ngo iyo umuntu uretse ibintu waba use uvuga ibi ngibi n'igihugu kirabizi igihugu kirazi ko utunze rwose inshararwatsi utunze inzoka ariko hari abantu bavuze cyane Ntigurirwa ngo iyo ugeze ku murenge bagufunze
ngo iyo ugeze ku murenge bagufunze inzoka zirahuzura abantu bakagufungura ugataha. Ibyo bintu ni ukuri ngo urazihamagara zikaza. Ase wamfungira ibi ngibi ari imitima ndimo kugira mu bantu mu banyarwanda. Ni imiti nta muntu njya nkanga. Nkagira gute nkabana n'abantu neza. Nta kibazo. Iri mu nzu nakayikuramo. Agenda. Ni ukuvuga ngo mbese umuntu afite inzoka mu nzu yiwe ushobora kugira ukaza ukayifata ukayihavana warangiza kuyihavana ukayijyana. Iyo uyihavanye uyijyana ni ukujyana iwawe. Ari nizo baza bagatwara bakazijyana muri parike. Inshuro nyinshi zifite abana b'abasirikare baza bakazana ariyo bavanye hano bakaza gutya bakazitwara muri parike. Niyo fashe inzoka y'ibiro bitatu njyana ku murenge hari abana bazagahita bazijyana ku neza muri parike. Mara yanjye ntabwo yajya niko wagira ngo muraziranye. Imenye ibanga rya gisirikare mana. Imenye ibanga rya gisirikare. kurebe noneho zaje Niko Mana yanjye ariko se nk'uwo wayizanye niko ntiguri wayizanye mu baturage ntabwo ishobora kubarya. Oya ubwo se najya gukanga abaturage nzabagirire neza nabo babone ibyanjye byiza kugira ngo bakore. Ariko se muri rusange ntigurirwa niko zamuka tuzamukane niko muri rusange ikintu uvura ni ukugombora gusa cyangwa n'izindi ndwara wenda uvura ku bantu nyine nk'ubu ngubu n'abakureba ushobora gutanga na telefone yawe niba unayifite noneho ku buryo n'abantu bagira n'ikibazo bakaba baguhamagara bamara kuguhamagara ako kamwanya mbukura mu niba ari amahembe ako kamwanya mitanyajwigiriza amahembe abantu babateje uhita uyajwigiriza kabisa. Amahembe umuntu uvuga ati nza niyo umuntu batereje ihembe ako kamwanya agenda ari muzima. Umuntu batereje amahembe ako kamwanya agenda ari muzima. Agenda ari muzima uhita utwara umuntu wawe ari muzima. Iyo umuntu bamutereje amahembe uramuvura agahita agenda ari muzima. Y'abanyabingi bayiguteze. Y'abanyabingi bayiguteze. Ni ukuvuga ngo hani za gakondo ziri mu rugo ndagenda nkahita njyayo nzica zose. Ukica nyabingi iri mu rugo rw'umuntu. Ndumva uri umuvuzi. None se ubu ngubu ndabona uri umuvuzi wa Gihanga. Kubera iki utashaka nk'ahantu wenda nkanga ku isantere uretse ko abantu wenda barakuzi wajya ugenda nyiri ukaza ukavurira ukicara ukajya uhavurira abantu n'icyangombwa cy'abantu mbese bavuze ba Gihanga nabo ukaba ugifite. Kubera iki ujya kwicara ngo mu giturage wajya uza bugupana abantu bari bakakusanga. Ubukene bitera nyine. Ni ubukene. Ariko uramutse udafite ubukene cyangwa se uramutse ubonye nk'umuntu ugushakira inzu akavuga ati ntigurirwa tumuhaye inzu afite ahantu azajya avurira ibyo bintu byose abantu bazajya bazavuga n'abavura amatuza nkicarira hariya. Nshuti rero mukurikiranye ibiganiro kuri Action TV murumva ko uyu muganga wa Gihanga hari ngo yitwa Ntigurirwa nde? Yitwa Ntigurirwa Mugabo Nake. Yitwa Ntigurirwa Mugabo Nake. Urumva yuko avura ibintu byinshi cyane. Bagenzi rwose banyarwanda mudukurikiranye cyangwa se mukurikiranye iyi televiziyo yacu ya Action TV murumva ko Ntigurirwa Mugabo Nake avura ibintu byinshi cyane. Abantu rero b'abanyarwanda wenda bafite ibibazo mu buzima by'amahembe ongera ubasubirire mu gihe ubasubire mu bwawe byivuye. Nyabingi ndayikura. Nyabingi urayikura. Nishaka ibiri mu rugo ari ikigugu ndaza nkahita nyikuramo. Amahembe ndayakura. Urayakura. Ikintu cyose baguteza mu rugo cyose ndagikora. Ikintu cyose baguteza mu rugo rw'umuntu wagikura. Ni ukuvuga ngo rero Ntigurirwa ari abanyarwanda barakubona ndetse n'abanyamahanga barakureba. Ushobora so kuba ufite nimero za telefone ukaba wazitanga abantu bakaza bagushakiraho cyangwa twatanga izacu noneho bajya gushaka bakaduhamagara tukababwira akaza kukureba. Ushatse wazishyiraho vuga nimero za telefone rero 0722 ni 0722 kangahe 42 93 ubwo ziruzuye abantu murimo kureba ubwo ziruzuye cyangwa ntago zuzuye ziruzuye 10 ubwo ni ukuvuga ngo Ntigurirwa wamushaka ashobora kumushakira kuri nimero za telefone ariko nawe turaza kuzandika ye tuzishyirira kuri screen hasi ku buryo bazajya bamushaka bazajya banamuhamagara nawe turaza kwana izacu ku buryo wamushaka wenda ari na kure twamubagezaho mukakorana ikiganiro cyase akaba yanabavurira. Twari tugiye tutakubaje umuntu uri kure se ashobora kukoherereza amazina yiwe cyangwa se niyo wanyohereza amazina gusa niyo bakohereza amazina gusa ushobora kuvuga
kuvura umuntu. Ni ukuvuga ngo ntabwo bigombera yuko umuntu aba yaje kukureba, ntabwo bigombera yuko umuntu muba mwahuye, ni amazina yonyine, ubundi ukamuvura agahita agira ate, agahita akira. Mbo nshuti rero mwari mukurikiranye, ongera usa n'ushyira hasi gatoya, abantu batembere uko turimo gusoza ikiganiro, abantu bongere bayirebe rwose. Bwira uwo muhungu wawe atambuke. Ngwino tugende twagiye turi ku rugamba, umenye ko turi ku rugamba. Inshuti za Gishari TV rero twari turi kumwe na Ntigurirwa, twari ngaha mu murenge wa Mugina mu kagari Kambati. Aravuga ati ndavura. Ubwo rero waba afite indwara zinyuranyuranye, urumva ko atari ngombwa kwiruguza kumureba, niyo wakoreza nimero za telefone, ubwo yakubwira mukaganira, ubundi uburwayi bwawe akabukoraho bukahita burangira. Ciao rero Ntigurirwa, sezera ku nshuti zawe rero. Imana ibahe umugisha kubera twari turi kumwe. Sawa, tuwusangire.